ibyo biti bibiri by'inyuma rero ubu ngubu nibyo ngiye gushaka. Ubu tuvugana icya mbere ndakibonye, igiti cya mbere ndakibonye, igiti cya kabiri nacyo negereje kukibona, nacyo ndakibonye, ndahagaze mpagaritse imodoka. Mwaramutse neza, nk'ibisanzwe ni Teacher Sam, nari ngarutse uyu munsi nk'uko twabibasezeranyije ejo. Uyu munsi ni umunsi wo kwiga parikingi, ni umunsi tubigishe ibigize ikizamini, uburyo parikingi ikorwamo. Nk'uko mubibona rero ibiti byacu bya parikingi ngibi biriya, ubu ngubu ngiye kubigisha formule ya biriya biti, uburyo tubigendamo, uburyo tubiparikamo imodoka neza, ikagenda ikajyamo neza, tukayiparika nk'uparika imodoka mu gipangu iwe, cyangwa se nk'uparika imodoka muri parikingi yayigeneye. Nk'ibisanzwe rero ndaje nimuze gucikanwa ngo mukurikire kabisa, mukurikire mumenye formule y'uburyo ugomba guparika imodoka neza, yaba mu kizamini, yaba uri usanzwe utunze imodoka ariko utaramenya kuyiparika. Njya mbabona, ndagira ngo ujye ukurikira rero aya masomo kugira ngo ntazagucike, uzabashe kumenya guparika neza imodoka yawe. Nk'ibisanzwe rero ni ukuvuga ngo imodoka yacu murabona ko iparitse mu rubavu rwa parikingi, ariko tugiye kuyiparikamo nyine neza ku buryo iyo modoka yacu ibuze kuba irimo neza. Nk'umunyeshuri uri mu kizamini rero, ni ukuvuga ngo imodoka yawe ugomba kuba wayiparitse, mwarimu wawe agomba kuba yayiguparikiye mu rubavu rwa parikingi ahagana ibumoso. Warangiza wowe ugakata amapine yose, ukayakata ugihagaze ahandi uri, kubera ko ya rotorovizeri yacu iringaniye na cya giti, na kino giti kibanza hano imbere. Warangiza ugahagurutsa imodoka yawe, ukajya gutera imodoka yawe kwa kiriya giti kiri hari imbere kibanza, ukagenda kiriya giti aricyo tageti yawe, ukagenda rotorovizeri yawe ukagenda ukayiringaniza na kiriya giti. Hagati ya kiriya giti rero n'imodoka, hagati y'iki giti muri kureba n'imodoka, hagomba kuba harimo nka santimetero 40-60. Murabona ko zirimo hano, twazubahirije. Iyo umaze kubahiriza rero iki giti, umaze kukiringaniza n'iyi rotorovizeri murimo murareba, ni ukuvuga ngo uhita ukata amapine yawe, ukayakata ibumoso, ukagafata mu mutwe kuhita ukata amapine ibumoso. Amapine yacu murabona ko nangiye kuyakata ibumoso. Ahangaha ngiye kugenda imbere ndebera muri side mirror y'ibumoso, njye gushakamo ibiti bibiri by'inyuma. Hari igiti cyo ku ruhande n'igiti cyo hagati. Ibyo biti bibiri by'inyuma rero ubu ngubu nibyo ngiye gushaka. Ubu tuvugana icya mbere ndakibonye, igiti cya mbere ndakibonye, igiti cya kabiri nacyo negereje kukibona, nacyo ndakibonye, ndahagaze mpagaritse imodoka. Iyo umaze rero kubona ibyo biti bibiri, ugomba guhita uhagarika imodoka, ukareba mu yindi side mirror y'iburyo. Iyo side mirror y'iburyo rero niyo ukuramo igiti uri buze kugenda usanga. Icyo giti ni icy'inyuma, nanone ni igiti cya kane uturutse kuri bya biti wabaze bibiri, hazamo ikinyuranyo cy'igiti kimwe, hagahita hazamo ikindi giti. Ubwo icyo giti aba ari icya kane, nicyo dusubira inyuma tureba. Ni ukuvuga ngo rero iyo umaze kubona ibyo biti bibiri neza, wabisizeho neza, ugorora amapine yawe. Wamara kugorora amapine, ukahita ureba muri side mirror y'iburyo, hari igiti kirimo inyuma cyaringaniye n'imodoka, bitewe n'uko biriya biti bibiri twabisizeho neza. Icyo giti rero nicyo ngiye gusubira inyuma sanga. Icyo giti ndagenda ndashyira muri vase yanjye nk'ibisanzwe, nindangiza nsubira inyuma icyo giti nyisanga. Icyo giti ngiye gusubira inyuma nyegere nyisange. Icyo giti nyegere nyisange. Murabona ko icyo giti nacyo nakigezeho.
icyo giti rero maze kukigeraho mpita nagira icyo twita manevre. Ni uburyo nyine dukoresha dukata imodoka duhindura na vitesi, tukagira ute tukinjiza imodoka muri parikingi igenewe kwinjirwamo. Ubu ngubu ngiye kuhita nkata amapine, nyakate iburyo, nshyiremo vitesi ya mbere, nkuyemo ya rivansi twasizemo dusohoka, negera imbere santimetero 20, mpite mfunga imodoka, nongere mpindura amapine, mpindure na vitesi, nshyiremo rivansi, nongere negere cya giti cya kindi twabonye muri side mirror y'iburyo, nongere mpagarare, nongere mpindura amapine. Ni ukuvuga ngo icyo dushaka kuri icyo giti ni ugufunguramo umwanya ungana na santimetero 40 kugira ngo tukigereho. Nicyo dushaka kwa kiriya giti cy'iburyo. Nongera nsubire imbere mpagarare, nongere mpindura amapine, mpindure na vitesi. Urabona ko kwa cya giti cy'iburyo namaze gufunguramo umwanya ungana na santimetero 40. Ubu noneho ngiye kwegera igiti cy'inyuma hagati, tayari imodoka yacu irahita igeramo. Igiti cy'inyuma hagati nacyo murabona ko nacyegereje imodoka, ndahagarara. Ubu ngubu ngiye gukoresha bwa buryo dukoresha twihengeka, noneho imodoka yacu turebe niba ka gasaha k'imbere karinganira cya giti cy'imbere hagati. Ubu ngubu ndabona ko nihengetse, ndabona haburaho akantu gato. Ngiye kwegera imbere gato, ako nindangiza ndagorora amapine yanjye kubera ko mbona ko imodoka yanjye yamaze kugeramo. Nimara kugorora amapine rero ndegera, nimara kugorora amapine ndatangira kuringaniza cya giti twabonaga mu rubavu, cya giti twabonaga iburyo bwacu, ngiye kukiringaniza n'uriya musego w'intebe y'inyuma kugira ngo imodoka ibe irimo hagati na hagati muri parikingi. Urabona ko nabiringanije, imodoka yacu irimo hagati na hagati muri parikingi. Ubu igisigaye ni ukuvuza ihoni bakampa amanota yanjye. Ni ukuvuga ngo ahangaha rero urabona ko imodoka yacu iyo maze kuvuza ihoni ikaba irimo, ikiba gisigaye afande no kukubwira uti sohoramo imodoka irimo, kuko nta kosa na rimwe yakurega wasizemo iyi modoka neza. Uriya mwanya uri hano iburyo ungana n'uw'ibumoso, imodoka irimo ndetse hagati na hagati neza. Igisigaye rero ni ugusohora imodoka. Iyo dusohoka rero noneho nta formule twirirwa dukurikiza, ahubwo uhita ukata amapine iburyo, warangiza ukegera inyuma cya giti cy'inyuma hagati, ukagenda ukacyegereza imodoka yawe, ikacyegera ugahagarara, ukongera ugahindura amapine. Bibutsa ko mugomba kujya mubanza guhindura amapine mbere y'uko muhindura vitesi kugira ngo bitabacanga. Ugahindura vitesi nk'umunyamwuga ko wakunda ukazihindura neza nk'uko twabibonye mu isomo ry'ejo hashize. Ukongera ukegera imbere, ukegera bya biti, noneho utegeye, ntabwo ujya noneho santimetero 20, noneho urabyegera bya nyabyo, ugahindura amapine mbere y'uko uhindura vitesi. Ukongera ukareba cya giti cy'inyuma mu rubavu noneho rw'iburyo, ukacyegera mu rubavu rw'iburyo, ukacyegera, ugahagarika imodoka, ugahindura amapine n'ubundi mbere y'uko uhindura vitesi. Bihindura amapine mbere y'uko uhindura vitesi kugira ngo bitagucanga ugasanga parikingi aho ugombaga kuyikora neza ukayica. Urabona ko imodoka yacu twayisohoyemo rero, urayikomezanya ukegeraho imbere ukarenga muri parikingi, warangiza ugahagarika imodoka yawe, hanyuma amanota yawe bakayaguha. Bibutsa ko rero iyi ni isoko y'ubumenyi TV, ugomba gukurikira amasomo yacu kugira ngo ube umunyeshuri ukenewe, uzaba umukandida w'ikizamini, ushobora kuba yatsinda ibizamini byiwe akoze inshuro imwe, yakabya agakora kabiri, ariko uba ugomba gukora inshuro imwe. Nta mpamvu yo gukora inshuro ebyiri, ugomba kuba ufite intego yo kuba wakora inshuro imwe. Kurikirana rero Teacher Sam, amasomo yacu ntakagaruka, tubafitiye byinshi. Uyu munsi wari umunsi wo kwiga parikingi, ariko
ejo hazaza tuhafite ibintu byinshi bijyanye n'imodoka birahari cyane. Kurikirana Teacher Sam, umwohereza abanyeshuri abigishe abageze ku ntego bihaye. Amasomo yacu nakagaruka tuzongere tubonane n'ejo.